yego birashoboka kongera kubona abo twaburanye nabo birashoboka. Hari abana baburanye n'imiryango yabo ndetse n'ababyeyi babura abana babo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ese iyi miryango yakongera igahura? Cri du cœur d'une mère qui espère ni umuryango utegamiye kuri leta, urabafasha mu kongera guhuza imiryango yatatanye. Nimudufashe kubashaka. Muraho neza abakurikiye abacu SMS TV. Nitwa ufite Masumuta, ndi umunyamabanga w'umuryango SMS, nkaba n'umukorerabushake w'uwo muryango. SMS mu magambo arambuye y'Igifaransa ni cri du cœur d'une mère qui espère. Mu Kinyarwanda twavuga ko ari ijwi ry'umubyeyi utihebye. Umuryango SMS ni umuryango utegamiye kuri leta, ufite intego yo gushakisha abana baburiwe irengero mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994, no kubafasha gushakisha imiryango yabo baburanye nayo. Uyu munsi tugiye kuganira n'umubyeyi witwa KALIZA Damalisi, ageze mu zabukuru, ariho arashakisha umwana we baburaniye mu mashyamba ya Kongo bahunguka, witwa Biregeya Nyandwi. Ariko yazanye n'umuhungu we witwa Samso, kugira ngo aze kumufasha gusobanura buryo ki yaburanye n'uwo mwana, kuko uyu mukecuru Damalisi afite ikibazo cy'uburwayi, ntabwo arimo kuvuga neza, ijwi rye ntabwo risohoka neza. Ni karibu rero, tubahaye ikaze. Murakoze. Nitwa Samso, nkaba ndi umuherezi w'uyu mukecuru mureba KALIZA Damalisi, washakanye n'uwitwa Ndabereye Yohana. Tukaba twari dutuye ahitwa mu kirwa cya Mushungo, mu cyahoze ari Rwamatamu, hari mu murenge wa Gitsimbwe. Segiteri yari Gitsimbwe. Uyu munsi tukaba turi mu murenge wa Kirimbi mu Karere ka Nyamasheke, n'ubundi tukaba tugituye kuri cya kirwa cya Mushungo. Nkaba naje rero kubera ko umukecuru wanjye ageze mu zabukuru, ko ndanarwaye, kugira ngo nsobanure ku by'uwo mwana mukuru wanjye waheze twaburanye turi Masisi. Twagendanaga ku isheni, umwe afashe undi umupira, amasasu avuze, dutandukana kubera ubwoba. Dutandukanye tugeze imbere tubona inzira ebyiri, nyuze mu nzira imwe n'ababyeyi we turamubura, ngaruka inyuma gushakisha, turashaka turamubura. Biba ngombwa ko dufata inzira yo kuza mu gihugu cyatubyaye. Tugeze mu Rwanda twabayeho, haza kubaho amatangazo yo gushakisha, bavuga ko Croix Rouge yaje izanye amatangazo ngo abantu baburanye n'abandi. Batubwira ko hari abana baje, tujya gushakisha, ntitwamubona, mu mafoto ntitwamubona. Ubwo turategereza, biba ngombwa yuko n'ubundi dukomeza gutegereza. Ntawe twigeze twumva ngo atubwire ngo wenda yamubonyeho, ariko kubera ko papa yashaje, yitabye Imana, n'ubundi ataramubona, ariko agifite agahinda ko kutabona umwana we. Umukecuru nawe akaba ageze mu zabukuru, nawe uyu munsi akaba agifite agahinda ko atamubonye ngo amushyingure, cyangwa se amenye ngo amubonyeho. Uyu munsi rero tugiye mu rusengero, batubwira ko hari abagira neza bakiri kudufasha gushakisha imiryango yaburanye. Ubwo batubwira ko ntabwo watubwiye uwo mwana yari mu kigero kingana iki, n'amazina ye ukasobanurira inkomoko y'ayo mazina. Biregeya Nyandwi, ese Biregeya ryaturutse kugira ngo twumve niba hari ibimuranga. Murakoze. Biregeya, inkomoko y'iryo zina, yavukanye Ndegeya, ariko baje kuzikata hasigara utuntu dutoya tw'udusununu, n'ubundi twaburanye atagifite Ndegeya,
ku buryo umuntu yamubona akazimushakiraho. Ahubwo icyo mwibukiraho cyane nahoraga nkoraho ni uko amazi y'ubwarike yari yaramutwitse ku nda, yari afite inkovu nini ku nda, hameraho n'utwoya, nkajya mpora ndushima nawe agaseka. Icyo nicyo cyane mwibukiraho, ariko indege yazo ntazo yari agifite nuko yari yazivukanye barazikase. Nyandwi rero, kuba Nyandwi nuko ari umwana wa karindwi, abandi bose baragiye bitaba Imana, nanjye ari njye murumuna we, twasaga n'impanga dukurikiranye turi njyamugambi kuko twajyaga kungana. Icyo gihe yari afite imyaka 9, nanjye nasaga n'ufite imyaka 8 cyangwa 7 gutyo, ariko uko niko mwibuka. Yari utubiri twombi, ari mugufi, afite amatama, yakundaga no kuroba cyane, nicyo nibuka akampa ku ndugu. Kugeza icyo gihe rero nicyo nibuka cyane kuri we. Kandi n'ubundi aramutse yumvise ijwi ryanjye cyangwa se akareba no ku ifoto ya mama we, papa we yarashaje, akareba ubu turi kumwe na mama we, yamumenye nanjye akanyibuka, kuko nanjye mubonye namwibuka. Haramutse hagize n'undi muntu waba amuzi cyangwa akanamubona, yamubwira ko rwose njye Samusoni murumuna we nkiriho, ndetse na mukuru we twari kumwe witwa Nkeshabirori, nawe ubu ngubu aracyariho rwose, turacyari kumwe, ndetse na mukuru we wundi witwa Hakizimana Yozefu, nawe turacyari kumwe rwose. Akaba ari njye murumuna we witwa Samusoni. None nta hantu mwagiye gushakishiriza ngo ni hehe kugira ngo murebe ko mwahura nawe? nta mwarigeze mujya? Aho twashoboye gushakishiriza tukimara kuburana, twaburaniye aho bita Shanji. Tumaze kuburana tumubuze, nkomeza aho bita Intumbi bandangiye. Abana bararaga barira bahamagara bati mamayi mamayi, aho hose ndahazenguruka, maze iminsi 2 mubuze. Nongera ndagaruka inyuma aho ababyeyi bari kuko nababwiye ngo ntibagire aho bajya ntaramubona. Ngarutse inyuma biba ngombwa ko dufata inzira, ndamubwira nti namubuze, nimuze twigendere mu Rwanda, hagiye tuzamusanga imbere. Ubwo turakomeza, tugeze mu gihugu tukomeza kumubura. Tuza kumva amatangazo yo kuri Croix Rouge, tujya kureba, turebye ku mafoto ntitwamubona. Ubwo baturangira ko abandi bagiye kurebera Igitarama, kubera ko abari bagiye kureba n'ubundi bari abaturanyi, bo barimo uwitwa Emima, barimo Nyirabazungu, barimo ndetse n'uwitwaga Ntakababarerina, kuko twari duturanye nabo. Batubwira ko nabo batamubonye n'ababo batababonye. Ubwo dukomeza gutegereza, tukajya twumva amatangazo kuri radiyo, ariko ntabwo twigeze twumva ko hari aho yigeze ashakisha. Habaye hari umugiraneza wamutoraguye cyangwa se wamubonye, yadufasha akamuha amakuru neza ko ababyeyi be ari KALIZA Damalisi usigaye, nanjye murumuna we ko ngihari, na bakuru be 2, Nkeshabirori Faustin na Hakizimana Yozefu. Nkaba nishimira uwaba yaragize ayo mahera yo kugira ngo agire umutima wo gutabara, akagira umwana yatoragura, ko yajya amuha nibura amakuru akamubwiza ukuri, kuko ababyeyi baracyafite igishyika. Bumva ko hari uhungutse, bakaba bati ahubwo tujye gushaka turebe ko natwe uwacu yaba arimo. Uwagira uwo mutima rwose yabwiza umwana ukuri, niba atari uwe akamuha amakuru muri iki gihe, kugira ngo abashe kumenya amakuru, kuko ababyeyi baracyafite ibibazo, n'abana nabo kandi baracyafite ibibazo. Murakoze. None kugira ngo mugire igitekerezo cyo kuza kwifatanya natwe kugira ngo dufatanye mu gushakisha uwo mwana, ninde wabarangiye umuryango wacu wa SMS? Murakoze. Twagiye gusenga, mwarimu w'itorero rya Methodiste witwa Nsamira Jean de Dieu atanga itangazo ko hari umuryango ushobora kudufasha gushakisha abacu twaburanye, kuko n'ubundi yasanzwe abidufashamo, atari ubwa mbere yarabidukanguriye. Biba bishobora kuba byari bibaye nk'inshuro ya 3.
bituma natwe tuza niko kuza kugira ngo mudufashe, nuko twamenye amakuru. ni iki wabwira cyangwa wakwisabira abakurikiye ubuhamya bwawe? Icyo nasaba mbere na mbere ni ugushima imiryango y'abagiraneza idufasha guhura n'imiryango y'ababuranye n'ababo, kuko ni ubutwari bukomeye kandi ni n'ubufasha bukomeye umuntu atapfa gushyikira buri wese. Kandi nkaba nasaba umubyeyi nawe wagize impuhwe zo kwakira umwana akaba amufite, azi ko n'ubundi atari uwe, yamubwiza ukuri nawe kugira ngo wa mubyeyi wamubyaye nawe amubone kandi ashire n'igishyika ku mutima, n'umwana nawe amwibonemo. Ubwo bugira neza yaba yarakoze Imana izaba umuhera umugisha, n'ubundi ikomeze imuhe n'umugisha kugira ngo azamushyikirize n'ababyeyi be nabo bamubone. Murakoze. Murakoze. Mwumvise ko KALIZA Damalisi yaburanye n'umwana we witwa Biregeya Nyandwi. Yari afite imyaka, yari mu kigero cy'imyaka 9. Baburaniye rero mu mashyamba ya Kongo aho bita Shanji. Aho hantu Shanji rero niho baburaniye. Ubwo wakumva azi uwo mwana Biregeya Nyandwi, akumva na KALIZA Damalisi amuzi, yagerageza kuduha amakuru kuri nimero yacu mureba imbere yanyu. Murakoze. Yego, birashoboka kongera kubona abo twaburanye nabo, birashoboka. Hari abana baburanye n'imiryango yabo ndetse n'ababyeyi babura abana babo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ese iyi miryango yakongera igahura? Cri du cœur d'une mère qui espère ni umuryango utegamiye kuri leta, urabafasha mu kongera guhuza imiryango yatatanye. Nimudufashe kubashaka.